ikaze cyane kuri The Fina Topic. Mwakoze kubana natwe, niba ari ubwa mbere tubanye jya hasi ukande subscribe ujye uhora ubana natwe umunsi ku munsi. Angaha nkuzanira ibintu bigera kuri 12 bituma umukunzi wawe atifuza ko mwatandukana. Abakobwa bose aho baba bakagera bakunda umusore cyangwa se umuhungu bitaho, ndetse akenshi usanga bikunda gutsinda abahungu bamwe na bamwe bikabaviramo kubengwa, bagatekereza ko nta gikundiro bagira, ahubwo ari ukutamenya uburyo bwiza bwo gufata abakunzi babo neza. Ibi ni ibintu ushobora gukorera umukobwa mukundana agahora agukunze ukagira ngo wamwibabireho. Icyambere niba uri umusore, icyambere ugomba kumenya nuko umukobwa cyangwa se abakobwa hafi ya bose bishimira kubwirwa ko ari beza kuruta kubwirwa ko bari sexy. Icya kabiri, ikindi ukwiye kumenya nuko abakobwa banga abasore bababwira amagambo menshi adasobanutse, byongeye ntibishimira abasore batuyubaha igihe cyose bari kumwe. Icya gatatu, abakobwa hafi ya bose bakunda kwiyumva no kwibona bafatwa nk'abadasanzwe cyangwa se special imbere y'abasore bakunda, nubwo ngo akenshi batabyerekana. Abakobwa ntibakunda abasore bagira umwana mbese batiyitaho. Icya kane, burya ngo abakobwa benshi bakunda gusoma mu kiganza cyangwa se ku kiganza mu gihe bidakozwe mu kavuyo, nubwo ngo badashobora kuvuga ko babikeneye cyangwa se ko babikunda. Icya gatanu, menya ko mu gihe usangije umukobwa mukundana ubuzima bwawe cyangwa se ukamubitsa andi mabanga ngo ahora abyibuka iteka kandi akabiha agaciro kabane nubwo mwatandukana. Icya gatandatu, abakobwa bakunda ko inshuti zabo zibahamagara mu mazina yabo bwite. Rimwe na rimwe igihe bicaye batuje, umusore akamuhamagara gahoro mu ijwi rituje kandi akamureba mu maso. Icya karindwi, muri kamere y'abakobwa habamo ikintu cyo kwihagararaho no gukunda guhabwa agaciro. Icya munani, burya ngo iyo umukobwa avuze oya iba ari oya, ntibakunda umuntu uhatiriza cyane. Icya cyenda, bashimishwa n'uko inshuti zabo zibasoma abandi bagenzi babo babibona, kuko ngo bigaragaza ko bitaweho cyane kandi ko barutishwa abandi. Icya cumi, abantu bababwira cyangwa se bakunda abantu bababwira babahanze amaso. Icya 11, abakobwa bashimishwa n'uko abasore bakundana baza kubagisha inama, kuko ngo bibereka ko ari abo kwizerwa. Icya 14, abasore batekereza ko iyo baterese bigacamo nta yindi mvune iba isigaye, ariko burya ngo abakobwa bashimishwa no kubabona bakura cyane kuruta mbere y'uko bababwira cyangwa se babatereta, kuko byerekana ko bagikunzwe kandi urukundo bashyirwiyumvamo kurushaho. Umusore nuramuka ukoze ibi bintu umukobwa akakanga, uzamenye ko atanyurwa nta wamushobora. Iyo ari The Fina Topic, twakugezagaho ibintu 12 wakorera umukunzi wawe kugira ngo utifuza ko mwatandukana cyangwa se mutazigera mutandukana. Mwakoze rero kubana nanjye, nakagaruka kuri The Fina Topic.